ngo nashyikiwe n'ingorane ariko Yesu ni umwami. Telefone yamamagaye y'umwe mu ndongozi bajejwe impimba ya Gitega, ntabashije kumenya amazina kuko ntiyanyibwiye, yampamagaye muri pressure, mu kuntera ubwoba cyane, mu kutraumatiza umutima cyane. Arambwira ngo ninjye ufunze Bunyoni. Yego, ndamubwira ikimenyetso ni cyanyoherereza ifoto. Yego, hari ifoto nakoresheje ubushize, Bunyoni ameze uku ku gitanda, niwe wayimpaye. Noneho rero ubwo arambarira ngo umukozi w'Imana nisabwe, nagira ngo ngumenyeshe ko ibintu byose utangaza agiye mbyumviriza. Ni ibintu ngiye kuguhitishamo ni bitatu. Iyi cano Imbabazi TV 3 cyangwa iyi TV yawe yisibe, tuguha amahera bihere birangire. Iyo ni ingingo imwe yarashyize imbere. Yisibe uvuga amahera tukurungikira kuri nimero de kote cyangwa se ku iphone, hama wowe ntuzongere kugira ibintu utangaza, kandi tuzagufasha muri buri kimwe cyose. Nge nakwibwiye ntiyidondoye amazina yose, ambwira izina rimwe, ambwira ibyo kwa Rengiyome Bunyoni, ambwira hanze, ambwira aho yambonye, ariko nge nagerageje kwibuka sanga rwose sinkuzi wa mupapa we cyangwa se wa mushinga nawe we cyangwa se wamwicanyi we, ntabwo sinabashije kugutahura. Rero arambwira ngo nimero iguhamagaye nta nubwo ushobora kuyarojistira ngo bikunde, kandi koko nasanze ari ziriya nimero ziri prive ukuntu ziguhamagara ukaba uri kuyireba, ariko ntuze kuba wayisikana cyangwa ngo uyifate cyangwa se uze kuyihamagara wowe. Ni nimero nyine zo mu ndongozi. Rero arambwira ati ingingo ya kabiri, Profete Martin, sinkupinga, sinkurwanyije, ariko ntabwo igihugu dushobora kwemera ko gitwagwa n'Abatutsi. Unyumve neza, ibintu ubamo nta muntu ugutera inkunga, hari uyigutera inti ntawe. Ibintu urimo nta mahera biguha, koko hari ubwo ujya uhinduka nti wapi. Hari inzu ugira nti ndakodesha, hari imodoka ugira nti ntega nk'abandi bose. Rero wowe tuzi neza ko uzi kuvuga, tureke ko ari FPR gutuma, tureke ko ari YouTube uri gukorera. Bwana Martin, uranyemerera tuyage, tuguhe umushahara ku kwezi, uhindure systeme cyangwa unabireke ubivemo, ibyo utangaza ubyihore. Urambwira ngo icyifuzo cyanjye hano ntidukenye, ntidushonje, mugabo dufashe iyi cano ibintu uri kunyuzaho bijyanye n'u Burundi ubyihoze. Ijambo ry'Imana urivuge, ryo banyemereye kurivuga, urivuge, mugabe bijyanye n'u Burundi n'Abarundi bihere. Hama uvuga amafaranga wowe ukeneye. Urumva question mark, cyo si icya kabiri. Arongera arambwira rero opposition ukorana nayo ntayo, koko yambajije eske hari abantu ujya wicaza kw'iyo kamera barwanya Burundi, nti nta numwe. Hari abo uteganya si, nti nta numwe. Mbo arambarira nanone atese hari ingendo zindi ujya ujyamo guhura n'abantu barwanya Burundi, nti hari na hamwe wigeze umbona cyangwa unyumva muri bari abantu bakunda gukora ibyo nakita deba, harimo ba Pacifique n'abandi bantu bakunda guhurira ku mbuga ngurukana bumenyi noneho bakayaga iby'u Burundi. Hari na hamwe wari wisanga, nti nta na hamwe rwose. Hari na hamwe wari uteganya kujya, nti ntaho. None se hari umuntu nibura ugutera inkunga mu byo uri kuvuga
cyangwa se uteganya kuyigutera inti ntawe. None se hari umuntu w'umuterankunga ufite ukugurira mega ukoresha ibyo biganiro, cyangwa se akaguha deplacement zo kujya gukorera aho ukorera? Njya mbona wagiye mu butayu, njya mbona uri mu mazi, njya mbona wurira ibiti, njya mbona circulation zawe muvoma zawe bisaba kwideplacer. Hari umuntu ugutera inkunga? Nti ntawe, nkoresha amaguru. Nakoresheje amaguru ufite ubushobozi ndi deplacer. Ni ikiyago twagiranye, ubwo nicyo ndimo. Nti ntawe. None se wowe Marite, bwana Marite, ni wowe ufite amaraso ugomba kuvira abarundi kuruta ya Yesu? Buno ho ngo wafasha amahombi yo gusengera CNDD-FDD iveho y'imisi 15. Eske urarinda gusonza no kwiyiriza ubusa kugira ngo ukunde uronka amaheri? Ntihoya, ntabwo ahanini, kandi koko ntabwo niyirije ubusa kugira ngo ndonka amahera cyangwa nzahabwe itongo mu Burundi, cyangwa bazafata ubutegetsi bazampe kudandaza nta misoro. Jamais. Jamais rwose. Ngiyi Bibiliya, nafata Bibiliya nkarahira ntaho bihuriye no kugira ngo njyewe kwiriza ubusa kwanjye bishingiye mu bugingo bwanjye, bishingiye mu ivugabutumwa, bishingiye mu muhamagaro no mu mugambi no mu ntego by'Umwami Imana Nyiringabo. Amen. Noneho rero sorry nyine hari igihe umuntu agira mosiyo nkibaza kintu abantu baba bahora abandi nkakibura. Nyine ubwo nibyo koko. Eske niceceka nimpagarara ubundi umugambi w'Imana uzahagarara? Nimbivamo jye nkafunga nkabyihoza ubundi Imana nayo izafunga ibyihoza? Question. Nuko arambwira ati noneho ibyo byose bihagarike, tuguha amahera, nushaka uhita uzi Burundi, ushaka uhita uzi Burundi uhindure systeme, tuguha ibyo ukora naho ukorera, n'ubundi abatutsi bo ngaho nta kintu bagufasha, nta kintu bakumariye. Ubundi ngo ndi umwana w'inyenzira, nibyo no muri kometi mubona babimbwira nyine. Bambwira rero ati ntacyo abo bazakumarira, wowe ngwino tugufashe. Ni yego, kuko umuntu wese urategera ibyo akubwira, wihutire kumva ariko utinde gusubiza. Rero hano hari n'abandi yenda bifuza kuzampamagara, cyangwa bifuza kuzambaza, cyangwa baba bashaka kuntiripota, cyangwa baba bifuza nyine no kuryoshya ibiyago ahari. Noneho rero arambwira ati twe turaguha inzu, tukugurira imodoka, ahubwo ujye wamamaza ibintu byacu ko ari byiza kandi ubitera inkunga y'umunwa gusa. Donc uhanura amahoro. Noneho twebwe nawe uvuga icyo ushaka. Hambwira ati amabuye y'agaciro warabibonye ko turi kugemura, ariya azadufasha muri ibi. Namubaza intese kuki muri kugemura amabuye inzahabu z'amoko menshi mugabo mukagabanya ingengo y'imari cyangwa bije? Ubutare bwakagombye kuba bwinjiza amamiliyaride genda ageze mu 100, mukavuga ko muzinjiza ageze muri 10 cyangwa muri 20. Menshi ashorwa muri ibyo. Ubwo rero njyewe mu cyifuzo cye hambwiye ati urubuga nushaka urufuti, cyangwa se nunabigomba ururekereho mugabo urukoresha ibindi bitari ibi uri kuvuga, cyangwa se urugurishe turukugurire. Nitumara kurugura twe tuzaroha abacu barukoreshe ibyo tugomba. Mugabo ndamubwira ngo ibyo byose ushyize imbere mu kwifuza kwawe no mu kugomba kwawe no mu gushaka kwawe. Ati yego. Nanjye nkushubije ninje mu kumusubiza ibyo namubwiye nibi. Yasabye ngo sinze gushyiramo amajwi ye hano, cyangwa se
sinze no kwerura ngo dudurireko, kuko yambwiye ati nanjye ibinkubwira ni ugukingira ubutegetsi no gukingira ingoma, mugabo nanjye shobora no kuyipfira cyangwa ikananyica. Inti yego. Rero nge mu kugusubiza muvandimwe, cyangwa se wahoze umbwira ko Bunyoni amerewe nabi gose ari muri koma. Ibyo nibyo, ntago mbishidikanyaho, amerewe nabi, mwaramufunze. Yambwiye abantu benshi bakomeye kuruta Marite n'abandi bateye imbere kuruta Marite banyurujwe, bishwe, bahuye n'uruva gusenya n'uruva gutashya. Nibyo koko. Ese Marite abo bose urabaruta? Rwose simbaruta, nawe sinkuruta, mva amaraso nk'ayuva, nambaye inyama nk'izo wambaye, kandi ntabwo hano tugira ngo twiyamamaze mutwemere cyangwa mudutore. Muririmbyi yaravuze ngo gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri. Mbaye umukristo w'ikinyoma nkwiye kuba ndose profi yo kuba rwose natera imbere, kuko mw'ibyo byose yambwiye ngo amahera ninyabona mbariho shyira mu bikorwa ibyo ari kusaba. Yego. Rero ngiye nabaye i Burundi, bandukirita ngo mbe umupasiteri muri Roche, Imana ntiyanyemerera. Sinari nkize, sinari ifite inzu, ntacyo nari ifise kindi cyari kumbuza kuba pastor muri eglise ikomeye, ndetse ndi umusore ngo mushyingire mumpe n'umugore. Mugabo nababwiye ko bitakunda, Imana itabinyemerera. Ndabyemera rero, amahera nari nyakeneye, n'inzu nari nyikeneye, n'imodoka nari nyikeneye. Mugabo mu kiyumviro no mu cyifuzo cyanjye, nukuri murabigumana, Imana nifasha nanjye nzatunga, nzatera imbere binyuze mu bugombe bwayo. Ariko ntabwo ndi bujye kugambanira Abatutsi, sindi bujye kugambanira Abahutu. Nje akanwa kavagamo ibyiza gahite gatangira kuvuga ibibi, gahite gatangira kwatura ibyago, gahite gatangira kwatura amakuba n'intambara. Donc mpinduke uwo mugomba n'uwo mushaka, hama namwe mumpe ibyo shaka. Ntabwo ndi bugurana umugisha ibishyimbo rwose. Nyemerere nubwo harimo agashavu ndetse kavanze n'umubabaro n'amarira, nibaza icyo mundondera ko nkakibura. Ubu ninjye wahanuye ibintu bikomeye ku byo mundondera koko bikabaraza ishinga. Ubu Marite ni jyewe vraiment mubona mukwiye kwicara muri politike zanyu mukanyiyumvira ko, mukantekereza ko. Navuga rero nje n'ukuri rwose, n'undi muntu bitekereza, n'undi muntu wumva ngo nubwo izi saha mwanterura mukashyira muri documentation hagati yanyu. Intwaro nge fite nakanwa Yesu yampaye, intwaro fite ni ijambo ry'Imana. Muri jewe ndahamye ko nikwije mu butunzi bw'iby'umwuka, kandi nkiri kurondera n'ubundi. Intwaro zose z'Imana haraniye kuzambara ngo zintambutse aho hose mu bico no mu binogo muri kunyimbira. Rero barundi kazi, ntabwo ndi buhagarike guhanura, ntabwo ndi buhagarike kuvuga ibyenda kuba, ntabwo ndi buhagarike kuvuga ibizaba, nubwo bitaba muri uku kwezi turimo. Ntabwo nareka kwiringira Imana, kuko sinjye usohoza amasezerano, kindi umukozi, ibyo nkoreshejwe n'ibyo. Nubwo bitasohora mu 12 ndi umukozi, ntabwo nigeze manika ikiganza ngirana amasezerano namwe ko ari njye uzabisohoza. Nagiranye amasezerano namwe ko Uwiteka Imana Nyiringabo izabasohoreza isezerano muri uku kwezi no mu gutaha. Ntago mba mu ijuru, mba mu isi. Rero shuti bavandimwe ku Mbabazi TV 3, nindonka umugisha nkaronka mega, nkaronka icyo fungura, nkaronka n'icyonje, Yesu akampa message ndi bubazanire,
nzayizana mu kuri no mu mwuka, mu kirundi cyiza ukuri kwamye. Hama rero nakideplasa nkabagwamo, nazi Bujumbura nje gusura intama zihari nkabagwamo. Ntabwo erega je Yesu igeza mbuza kuzi Burundi, ntabwo erega je ndi guhanura mbihisha, nta nubwo erega je ndi guhanura afite ubwoba ngo muranyica. Umukama w'ikigongwe, mwarafunze erega Burundi narahafungiwe, ntabwo mwanteruje umusazi jyenyine. Mubyibuka abo twari kumwe muri ministeri nari ndongoye ngaha kwijabe, ubwo mwasangaga ndi gusengera umusazi, komiseri w'igipolisi yarambwiye ngo nimuterure jyenyine mushyire muri pick up. Ntabwo uriya ari umunyarwanda nateruraga, si sister, ntacyo dupfana. Mugabo narateruye birananira. Mwibuke ko twageze muri Beseri, nyuma yaho abandi bakristo abagira neza baramunteruje banjyanana nawe. Tugeze muri Beseri, uhagarariye Beseri avuga ngo none umusazi mwari mumujyanye hehe? Cyo twaronderaga ko ari umunyarwanda, kandi nibyo koko abanyarwanda mwagizaga u Rwanda kudeta. Ariko narafunzwe ndafungurwa, ntabwo kubaho kumushwi simpuhwe zagaca. Rero na Bunyoni yangenzeho, famiye y'ingendaho, na noya masaha cyewe ndakeye, ntabwo ndi mu mpimba. Mu Rwanda narahafungiwe, ariko bafatiye mu butayu ndi gusenga nshuti yanjye narahafungiwe. Ari uwayoboraga umurenge, ari uwayoboraga akagari, umwe ari Mageragere, undi yarakenye. Kandi bariyumva, ntabwo ibyo mvuga birazwa abanyarwanda bari mu gice giherereye mu majyaruguru y'u Rwanda bashinga ntaye bo kubihamya. Ntabwo rero ngiye mvuga ngo komiseri ngo afite imbunda, ngo afite ishoka, ngo afite ifuni. Wowe uzicishwa niki? Ye rero gupfa namaze gupfa, ndapfa kangahe? Ubundi navuga ibi bintu ntarapfuye? Ibi nabivuga ndi muzima? Nafata iminsi 15 ntari kurya ndi muzima? Reba mu nda yanjye harinda hasagira umuntu umbwira yenda ejo uhoraho azafashe nkora ikiganiro mpagaze niba nzabishobora. Jengira mu nda ninde muntu wajya mu by'ubu bugingo cyambaye umubiri akiri muzima none agakora ibidukora? Nje ntandukanye n'umukristo wicara mu rusengero akabwirizwa ijambo ry'Imana, akigishijwe ijambo ry'Imana, yataha akajya kawunga ye, akajya umuceri we, akanwa amata ye cyangwa ubuyi. Koko tugeze mu isi y'ubukene. Mu Burundi nta wanywaga ubuyi, mu Rwanda nta wanywaga igikoma. Ubu rero aho covid yaziye twaracyatatse. Cyakora twe nk'abarokore nk'abakizwa genda kimwe. None ngo cyasimbuye ibiyeri. Rero usubize we wahoze umamagara ibyo byose, ntabwo bishoboka. Nushaka uzambwire ngo urangurira etage hano mu mujyi wa Kigali, shaka umbwire ngo nze mungire minister, shaka umbwire ngo mpinduke umukozi wanyu ukora ibyo ngomba. Ngende umukozi w'Imana, nzakorera Imana mu gihe Imana izaba ikifite ikishoboza. Mugabo ntabwo nzakorera Sazari cya Kayizari cyangwa umuntu. Kandi nubwo wavuga ngo ndakenye nyene, ariko nzakira. Imyaka afite ni mike cyane nyemerera gutunga. Kandi nubwo wavuga ngo nta mu diaspora ufasha opposition ntifasha, ntabwo tuzi barafasha baranze. Bigeze bantoranya, bafite muri groupe zabo, harimo n'ababyitiranya kandi koko ngaha bakagira nje nta groupe mbamo iri opposition yirwanya Burundi, nta naho uzanyumva, nta naho muriye n'ibyo bintu. Abagwanya Burundi ni mu gatwe kabo, barafasha baranze. Ibyo rero umbwira ngo bagahaye agaciro ibyo mbatangariza, ibyo mbamamariza, ntabwo bantoranyije kubamamariza cyangwa kubatangariza ibizaba. Natoranyijwe n'Imana. Unyiyumviriye dusangire, utanyiyumviriye amahoro masa. Hano nta muntu njya mbwira ngo mufashe naburaye, nabwiriwe ngo hariho nimero ngo uzampamagare nkusengere, ngo uzaze nkusengere, ngo oyaye. Na nimero ziriho niyirije ubusa, udakwiye kuzibona ntakazibona.
udakwiye kumpamagara ntakampamagara. Jyewe umpamagara afite igisubizo cyawe. Iyo umpamagaye ari Imana iguhaye nimero ngo umpamagare, ukasaba serivisi y'Imana, Imana irayiguha inyuze muri jye. Mugabo jye umpamagaye ndakura hehe ibyo ndaguha? Ndakura hehe igisubizo? Ndakura hehe inyishu? Bityo rero mwishakira umuzima mu bapfu kandi mwishakira umupfu mu bazima. Je mubona ndi ikijuju, mubona ndi umuntu utazi agaciro k'ubugingo, utazi ubutunzi bwo mu mwuka akamaro kabwo. Je mubona ndi umuntu muri bubwire ngo ejo kubera ko shyiraho na nimero ubu mwarambonye nyine. Ntabwo rwose ndi umuntu mubwira ngo uzaza nakumenye, uzaza nabibonye, uzampamagara mbizi, uzantega mbizi. Nubwo nzaba ndi mu ntege nkeya, Uwiteka azironkera igitambo. Kuko ntabwo nava ngo ndahora mu mwuka saprusa. Oya, hari igihe yenda nakugwaho ntabimenye. Ariko icyo gihe nabwo Uhoraho azironkera ikimazi cyo kunkiza amaboko yawe. Natanankiza, nukuri imyaka maze mu isi ndayimushimira. Ubuki naraburiye nzigu yabwo, amata narayanyoye nzigu yayo, inyama naraziriye nzigu. Ikintu naba mu isi ntarabona ngo menye gu yacyo, ubwo Imana izakima nitakima, ndi kandida wo kuzagihabwa one day. Ibindi nabyo mpumurije abantu bakurikira ubutumwa ku Mbabazi TV 3, ntabwo dusenga bayari cyadagona, Imana iri mu ruhande rwacu. Mpumurije abantu bakurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3, ntacyo turi bube, ntituri butsinzwe, ntituri bumaramare, ahubwo turatsinda kubwo Mwami wacu Yesu Kristo. Kandi ntidutsindwa, ntitunakubitwa hasi, ahubwo Yesu yarabinesheje ibyo byose. Yarabinesheje. Yesu rero yavuze ko azagendana natwe akabana natwe, kandi azagenza ibitugenza agahiga ibiduhiga. Saha yivi niyihe ngorane mufise? Je ndakubariye, nkunda amazi ya Kinju, ninyakenera nzayabona, nkunda n'ifanta z'i Burundi bitarayangara. Donc ivu ry'i Burundi rimera ibintu biryoshye vraiment, n'amazi yaho amera ibintu biryoshye. Imana niyo yampaye misiyo ku Burundi, inyereka uko bizatangura nuko bizasoza. Uhoraho niwe wantoranyirije gusengera Burundi, ntabwo ndo kubugambanira cyangwa ngo mbusuke mu manga mpanura ibinyoma. Ibyo nabibazwa niyampamagaye. Uhoraho niwe wandobanuje amavuta, ampa icyo kuvuga ku Burundi. Nagifunga buzacya kidahari, ariko igihe cyose kigihari nzakivuga. Hama rero Uhoraho niwe wamaye umuhamagaro wo gusengera Burundi, ndawubandanyije. Uko suzugura Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, numvire wowe umbwiye Probogis, Karina, Tiyaye, amadolari. Ntabwo nduta Adolphe yarayasize, ntabwo nduta Pierre Nkurunziza yarayasize, n'abandi rero bazayasiga. Uyu munsi wa none rero jewe Prophète Martin, kandi je sindine prophète, nge nitwa Habiyambere Martin prophète nuri muri gi. Harimo n'ababinyandikira n'ababimbwira nkusabe cyo wandika Martin mwene so umuvandimwe inshuti yawe. Prophète no Mwami Yesu, ni utihenda ni utibeshya. Rero ibyo byose mwumva mwashukashukisha, numva umutima wanjye warabisimbye, ibyo ndikororera n'ibyo maranira n'ubugingo buhoraho. Nawe rero ndagushimiye, nkwifurije kuzakizwa, nkwifurije agakiza, nkwifurije no kuba wakora ibyo amategeko y'u Burundi ateganya muri siyase n'ibyo amategeko y'Imana ateganya mu Burundi, mukaba ari byo mugenderako. Koko biranditse kandi ntabwo mwabyanditse mwihenze. Mugabo rero niba mubinyura ku ruhande mugakora ibinyuranye nabyo, uko Eliya Imana yamuhamagaye kuvuma Ahabu n'ubwami bwe n'ingoma ye n'umuryango we, uko niko Imana izahagurutsa n'abandi batari nge bakavuma ingoma yanyu cyangwa ubutegetsi bwanyu bugasenyuka. Rero reka nkusabe ahubwo wowe ube maso kubw'ubugingo bwawe,
ube maso ku bw'amagara yawe, naho jewe kamanda ni Yesu. Ntabwo vraiment nta kintu na kimwe cyampindura, ntacyo kereka Yesu andekuye, naba nk'abandi bose. Mugabo we akifite, niboneye urukundo rw'umukiza, ari we watunguje amaraso ye, ayo maraso sayo mu bitunga, n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bagabo bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu isi yose, ageza ahatanga ubugingo bwe. Ndi imbere yawe n'umwana muto, icyo nkwiriye ni ugufashwa rwose, mu bintu byose, mu kubaho kose, mu gihe ngeragezwa muri iyi si. Inkomeza mwami singendenge nkine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Inkomeza mwami singendenge nkine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Inkomeza Yesu singendenge nkine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Inkomeza mwami singendenge nkine, umbe hafi mu rugendo rwanjye. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza, afite izina ryiza uwo wankunze, n'Imana Data n'umwana we Yesu, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe. Iyo ngusabye Yesu kuzi wange, ubwo mbashaka ko wamara ubwoba, nje munyabyaha ufata unkomeze, kuko shidikanya sinkora ibyiza, singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha, singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha, singikora ibyajyaga bimpimbara, ubu nkora ibyo ntikoresha. Niboneye urukundo rw'umukiza, urwo rukundo nirwo runezeza. Niboneye urukundo rw'umukiza, ari we wacunguje amaraso ye, ayo maraso sayo mu bitungwa, n'amaraso y'umwami Yesu Kristo, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bisi bose, ageza ahatanga ubugingo bwe, yarukiranuka mu bagabo bose, ageza ahatanga ubugingo bwe,
yarukiranuka mu moko yose ageza ahatanga ubugingo bwe. Yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo bwe. Singikora ibyajyaga binezeza, ubu nkora ibyo ntikoresha. Singikora ibyajyaga bimpimbara, ubu nkora ibyo ntikoresha. Yarukiranuka mu bisi bose ageza ahatanga ubugingo bwe. Yego, umwami Yesu ashimwe kandi umwami Yesu ahabwe icyubahiro. Turi ku munsi wa kabiri w'amasengesho, turi ku munsi wa kabiri dushimira Kristo aho agejeje akora. Turi ku munsi wa kabiri wo gusenga, turigisha gusenga n'uyu munsi, kuko gusenga ni bombe, ni amasengesho ebana nakwambia. Gusenga Yesu yarabikoresheje. I Getsemani Yesu ajya mu butayu ngo asenga amasengesho amajoro 40 n'iminsi 40. Umwami Yesu iryo sengesho ararisenga. Haleluya. Kuki atagiye mu rusengero kandi ari urwasi? Kubera iki Yesu atagiye mu cyumba cy'amasengesho kandi hahari? Mwisi aritegereza, arareba hose hose, ararangaguza, arareba, aravuga ngo aho kwiyiririza ubusa nkahabonera inkomezi ni mu bugaragwa cyangwa mu butayu cyangwa ahantu hatari abantu. Gusenga no kwihererana n'Imana. Gusenga no gutanga umwanya mu mutima wawe. Gusenga no gufata ibihe byiza ukabigirana n'Imana. Gusenga no kubabaza umubiri. Gusenga no gusonzesha umubiri. Gusenga no kunaniza umubiri. Gusenga no gukora no kugararija amategeko y'umubiri. Kuko umubiri gusaba amata, umubiri gusaba inyama, umubiri gusaba biriya na biriya warumenyereye saa sita mu gatondo. Ubu twahagaritse breakfast, duhagarika ifunguro rya saa sita, turavuga ngo tuzajya dufungura ku mugoroba. Good. Umubiri rero buno twawushyize muri prison cyangwa se gereza cyangwa amabuso, kugira ngo dushobore guhagarara mu mwanya mwiza tudatsinzwe n'uburiganya bwa shetani. Gusenga n'uruganda rugizwe n'intwaro nyinshi. Hari amasengesho yo gusengera ibyo kurya, hari amasengesho yo gusengera kwirukana abadayimoni, hari amasengesho yo gusengera ubugingo, hari ayo gusengera igihugu, hari ayo gusengera ibibazo bikomeye, hari nayo gusengera ibibazo byoroheje. Ni mu ruganda rw'intwaro zitwa gusenga, ariko wowe ubwawe uri uruganda muri ibyo byose. Ese urarashisha iyihe mbunda mu kigeragezo uhanganye nacyo? Urarashisha iyihe ntwaro mu kigeragezo uhambiranye nacyo? Kamasijuwe mugabo bivana n'ikiri kukubabaza cyangwa n'ikiri kukunyunda. Ntabwo umuntu uri gusengera wabuze urubyaro asenga kimwe n'umuntu abana bananiye, kandi uwo abana bananiye ntasenga kimwe nk'utarajya mu mihango cyangwa utarabyara. Ibyo byifuzo biratandukanye. Usengera inzara ntabwo asenga kimwe n'usaba apeti, kandi usenga asaba umugabo ntabwo asenga kimwe n'uwo umugabo yatesheje umutwe. Ofete rero uko ubona mu ruganda rw'Abarusiya rucura intwaro cyangwa rw'Abashinwa cyangwa rw'Abanyaburayi cyangwa rw'Abanyamerika cyangwa no muri Afurika mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ntabwo ziriya mbunda zirasa mu birometero bimwe, ntabwo zirasa ku gasozi kamwe, ntabwo zigira tageti imwe, ntabwo zisakuza kimwe, ntabwo zikora bimwe, ariko zose ni imbunda. N'abanyamasengesho ngira ngo rero benshi twamburirwa mu gusenga nabi. Yesu yaravuze ngo musenga nabi niyo mpamvu mudahabwa. Harimo n'abatabyitaho agasenga gusa ntamenye ibirometero agiye kurasa. Umurozi ukuroga ahari ntumenye iyo ari, uguhiga ntumumenye, ngo umenye ibirometero igisasu kiri bugende, umenye ko kitari bukore swati, kiri buhamye. Harimo abapfa gusenga uko nyene, mugabo si byiza. Gusenga ni ukumenya neza ko imbunda ugiye kurashisha igera aho ugomba kurasa. Ni ukuba ufite kamera ya mwuka wera, ni ukuba ufite siyasiza umwuka muri wowe, hama ugahagurutsa igisasu cyawe. Harimo abakoresha indege, hari ibisasu bitaraswa n'intoki,
hari ibisasu bitaraswa n'amaboko, hari ibisasu bitaraswa, hari ibikoreshwa na wifi mu kurasa, hari ibikoreshwa n'indege mu kuraswa, hari ibikoreshwa n'imashini, hari n'ibikoreshwa n'imodoka, hari n'ibikoreshwa n'amaboko. Natwe amasengesho, hari amasengesho utasenga utuzuye umwuka wera. Bombe Daniel yateye hariya yarari, iriya ni indege yakoresheje, ni se yaseze umwuka ubwo yari yuzuye umwuka wera arashisha iriya ndege mu buryo bw'umwuka. Iriya misile Moridekayi yarashishije cyangwa Esther, iyo nayo ni indege zayirasaga, ntabwo yarashishije aya maraso n'umubiri n'inyama oyaye. Haguruka rero mu masengesho dukoreshe inkoho nyankoho zijyanye n'ibibazo dufite. Mwirashisha ibibazo mufite bikomeye ngo murase mukoresheje imbunda ziciriritse. No, mwifata umwanya wanyu ngo muvuge ngo murarasa inyuma y'umusozi mukoresheje wifi kandi nta muyaga nkuba mufite. Ntabwo bishoboka. Imbunda nyinshi ni amawifi kandi ziraswa n'amamashini. Ni ukuvuga rero niba uri umurokore uri mu ntambara ikomeye, niba uri umukizwa uri mu ntambara itoroshye, urarashisha ute imbunda isanzwe? Urarashisha ute imbunda iciriritse? No, turi mu masengesho y'iminsi 15. Hagurukana ubwenge mu gusenga, mwuka wera mu gusenga, kavaringa kava ugiye kurasa ibyo bita gusenga. Ubu ndi tatife, ubu ndi ahantu hagomba kudahusha, ubu ngomba kuba ndi sinayipa mu ijoro cyangwa mu gatondo cyangwa isaa sita cyangwa isaa kenda. Amasengesho yawe yahe umurongo mwiza, nturate, ntuhushe, kuko umwami Yesu araguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Rero niyo mpamvu ubona abazungu bo babikora mu buryo bw'umubiri, ariko iby'isi bishushanya iby'ijoro. Imisengere y'abazungu barasenga mu misengere yabo akuna guswata oyaye. Barabyadresa, bakabiprograma, bakabishyira ahantu ku buryo nyine tageti batagete. Shuti yanjye, tageti batagete, bagakora ibyinukiriza moteri, ibyinukiriza imodoka naka, ama GPS atandukanye, amakamera atandukanye kandi kamera rekode. Ni ukuvuga ngo tugeze mu isi, natwe mu isi hose nimumbwira aho amasengesho adakora. Mu ndimi zose amasengesho arakora, ku migabane yose wasengera umuntu, mu moko yose wasenga, mu isi hose wakohereza bombe yitwa gusenga, kandi ugasenya ibyo ushaka gusenya, ukanubaka ibyo ushaka kubaka. Kuko buriya mu gukizwa umuntu agenda akizwa duzwa. Eliya yarageze ku rwego rw'uko afite bombe atomike mu gakiza ke. Yesu Kristo arafite bombe atomike mu gakiza ke, n'abandi ba Elisa na ba Pawulo ndetse n'aba ba Daniel. Mugabo bisaba ko uduzwa mu mwemu, ukabyigishwa, ukabisobanurirwa. Ntushaka kubona abantu bakoresha intwaro za kirimbuzi hano mu isi, biragoye kubona babikoresha kereka mu Buyapani na Gasaki, niho ngira ngo bombe zakoreshejwe nk'izo. Ariko niba Eliya yarategetse ngo isi imira abantu, iriya ni intwaro ya kirimbuzi yarakoresheje. Turi abakandida bo kugira ngo twinjire natwe mu gukoresha amasengesho yacu, ariko twebwe tudakoresheje intwaro za kirimbuzi. Ariko muri twebwe zirimo burya bwose. Yesu yagendanye n'abigishwa, bamwima icumbi, bamwima indaro. Intumwa ziramubwira ngo mwigishe, dufashe bano bantu tubavume, umudugudu bagwe hejuru cyangwa tuwurimbure. Yesu arababwira ngo umwuka urimo n'ubugwaneza. Ni ukuvuga yarabizi neza ko bikora, yabivuze abizi neza ko bikora. Ntubone umuroza kwishima hejuru, ntubone ubugumba bukwishima hejuru, ntubone ubukene bukwishima hejuru, ugire ngo nta butware buri muri wowe. Ni uko utabuzi cyangwa utabusobanukiwe, cyangwa se ukaba utarabuhabwa. Ariko muri twe harimo ubutware n'ubushobozi bwakora ibi byose. Umunsi umwe isi ikarangira cyangwa se ibintu bigafata indi sura. Eliya rero yarayikoresheje, arategeka isi imira abantu, arategeka abasirikare, umuriro urabatwika benshi, batayo yose. Iriya mbunda rero niyo kirimbuzi uhoraho akoresha. Abisi rero barayikopeye, bo bakora bombe atomike mu mabuye y'agaciro bisanzwe. Ngira ngo ubwo umuntu wese arabyumva, natanabyumva mwuka wera no kubikumvisha.
uyu munsi rero umuntu agenda aduzwa mu mwuka, aduzwa mu mavuta, azamurwa mu ntera kugira ngo abashe kubaka cyangwa gutera imbere mu by'impemu cyangwa mu by'umwuka, abashe kurwanisha intwaro zose. Bibiliya ivuga ngo nimwambare intwaro zose z'Imana. None si izi ntwaro Bibiliya nubwo izivuga irazivuga ikanazidondagura, mugabo ni intwaro nyine ziriya zose mugomba kuba muzambaye, kuko ingwano hari aho ugera bikagusaba imbunda ntoya, hari aho ugera bikagusaba imbunda nini. Nka Yesu yabwiye Simoni ngo mva inyuma Satani, iriya ni pistori, ntabwo iriya ari mitarayeze. Ariko Yesu nawe yakoresheje kirimbuzi, ariko warimbura igiti cyitwa umusokomoni cyangwa umutini mu Kinyarwanda. Ibyo byose rero ni uko tugomba gukura mu masengesho, tugakura mu mwuka, tukaba twarigishijwe, tukanigisha, noneho ukamenya icyatsi n'ururu. Pawulo nawe yarayikoresheje, ariko we ahumisha abantu amaso ngo barahuma. Bamaze guhuma, ni umupfumu wari waramwitambitse mu ivugabutumwa, aramuhumisha, arategeka, arahuma. Kuva icyo gihe Pawulo avuga ubutumwa, undi abona gutuza. Ni ukuvuga rero iriya ni intwaro yari akoresheje itari imenyerewe. Ku rugamba rero natwe turimo, hari aho dusabwa imbunda nini zitari nini, ariko hari n'aho ushobora gukoresha imbunda ya nyuma ku rwego ruhambaye. Yego, bityo rero burya umuntu niba ashobora kuzura umupfu, niba umuntu ashobora kwirukana abadayimoni, umusazi wari umusazi akaba muzima, cyangwa uwari waramugaye akamuguruka. Niba abanyamerika bashobora kurasa muri Afurika, abanyafurika bakarasa muri Amerika, signification bivuze iki? No mu buryo bw'umwuka aho uri hose ni ukukuzuminga, niba ari ukugura umuntu asengera, niba ari ukuboko, niba ari ikibazo naka, tageti y'Imana ikakugeraho, kibe cyiza kibe kibi, mugabo birashoboka. Aho ushatse kukubwira ko bishoboka. Koranabuhanga ni Yesu waribanje. Yesu yakijije umwana w'umusirikare atagiyeyo. Hano rero nubwo ntasomye Bibiliya, ariko ibyo mvuze byose biranditse. N'iriya ndirimbo ni iya 4 mu gakiza, umuntu wagira umwanya akifuza kuyiririmba, ni iya 4 nyene. Umukama aguhezagire cyane. Yego, Mwami Yesu ndagushimiye, niwe wigishije Eliya gusenga agera kwa ruriya rwego, natwe turapfukama twigishe gusenga. Wigisha intumwa n'abigishwa gusenga bagera kwa ruriya rwego, ubwo bahagurutsaga ikirema, natwe turakwinginze twigishe gusenga. Yesu warasenze, utsinda umubiri, utsinda isi, utsinda shetani. Hano hari uteza amatwi ufite ibyo bigeragezo, ariko numwigisha gusenga muri aya masengesho nawe arabitsinda. Haleluya. Hama rero turagusabye Mwami, ugenze ibitugenzo, uhiga ibiduhiga, urwanya ibiturwanya, uhagurukira ibiduhagurukiye. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi. Ndasabye rero mwana w'intama w'Imana, tugushimiye amasaha turangije tukuragiza nasigaye. Haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu, hano ndi gusengana n'abantu bagwaye, ndi gusengana n'abantu bafite ubukene bw'amafaranga, ndi gusengana n'abantu bifuza agakiza, ndi gusengana n'abantu bifuza amahoro, ndi gusengana n'abantu bifuza ubugingo, ndi gusengana n'abantu bifuza iterambere ry'iby'umwuka. Yesu, haleluya. Nanjye ndasenze kwifuza k'umutima w'umuntu ukurikiye Imbabazi TV gatatu iyi TV asubizwe nawe. Mwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, kandi uzaduha itsinzi, uzaduhe ku buryo bwawe, duha urugendo rw'umugisha, duha amasabune, duha amatwi yumve, duha izi ntwaro zose z'umwuka, natwe tuzikoreshe. Yesu, icyubahiro ni icyawe. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze rero mwene data uri muri Canada uteze ugutwi, uri muri Amerika uteze ugutwi, uri mu Burayi uteze ugutwi, uri Saudiya cyangwa Arabiya, mu Barabu uteze ugutwi, hose muri Afurika, uri Kisasa, uri Uganda, uri Kenya, Urundi, Rwanda, mu izina rya Yesu Kristo, n'ahandi tutadondaguye, Zambia, Malawi, ahantu hose haherereye wumva runo rurimi, n'uwarureba akizera ibyo turimo Mwami, akirane natwe, atabarwe hamwe natwe, icyubahiro kibi cyawe Yesu. Ngaho rero mu izina rya Yesu Kristo tugusabye amashimwe muri uku kwezi, tugusabye amashimwe no mu gutaha, kandi ntaba ari twebwe tuvugishwa cyangwa duhanura, ntaba ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Yesu, urakoze kuduhereye ubuntu, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Ndagukunda cyane, umukama aguhezagire, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Rero murihangana, tuba twagiye
tugira ko n'umuntu yirije ubusa iminwa iragwangara. Ubwo umuntu rero arabobeza akajya agenda mu ivugabutumwa nyine yiyeranje ukuntu, ariko amasaha akicuma. Sariyuti kude chapeau, ndagukunda cyane wowe witanga kubaka no kubakana no kwifatikanya natwe.